utari kuri kodinga utazashyiramo utazatuma unyirukanisha. Nyine ikibazo amafaranga yo kuyahariya arumva aca kuri muyoboke agaca kuri Joshua, nanjye nuko kuko urumva muyoboke ari kumbwira ati ugiye umenye nyine wagwana uri gukina. Mbasobanurira uyu ni Kabaka wagambaniye inde muyoboke wowe ukurikira. No kuvuga ngo Kabaka yakoze ibintu byamufungisha, kuko niba muyoboke atakoze ibintu uko Kabaka ari marabivuga, muyoboke afite uburenganzira bwo gutegeka ibiteganya byo kuba yajya muri RIB akarega Kabaka kumuhandagaza no guharabika izina rya muyoboke. Njyewe nyine ku giti cyanjye kugira ngo mbageze amakuru mbahe icyo bita ubunyonyoko, cyo ni ikigande cyarwa n'ubusobanuro kuri press conference y'amateka yabaye ku munsi w'ejo hashize ya Mugisha The Ben Benjamin, Bruce Melody ndetse na partners babo bagiye babafasha mu buryo bugiye butandukanye, Airtel, Mitsingi, Beka, Kigali Protocol kwa Jidena n'abandi benshi. Iyi press conference ninjye muntu wa mbere wageze arabwa mbere. Nageze hariya kuri Cafe Zone, sashaka nyange ni mwiza pe, ingira amafaranga nzatera ivi. Urumva nukuvuga ngo nageze ku isaha y'isa 2:30 mvuga nti umuntu wese uri bahagere ndamutunga mikora de game turagira ibyo dukora. Unzanira ga serviette noneho bigeze saa 4 mbona abahanzi baraza ndagenda mba ngiye Kanombe gatoya. Hari umusista witwa Dorcas nagiye kuzana n'umuramyi n'umukozi Imana mu evangelist, afite igitaramo tariki 20 kwa gatandatu zatugwenta tariki zingaye mu byibarire. Nakuriye amakuru ko kwa Melody bageze Remera bagiye kwagera no kwa Debeni ko bari kuza. Mbere uko ninjira mu miriro, kuko mfite imiriro iteye ubwoba cyane, reka mbanze mbabwire ko umukobwa witwa Tracy Cars afite channel yitwa Gira Neza Wigendere, afite gahunda ku itariki 10 z'ukwezi kwa mbere ugagira anniversaire ye yo gusura ibitaro ndetse no gusanya n'abarwayi. Tariki 10 z'ukwa mbere nibwo uyu Tracy Cars azabikora, agasura ibitaro bya Gisenyi. Ukeneye kumufasha ni 078 60 93 11 wamufasha rwose mukazasurana abarwayi. Nkimara kuhagera hari ikintu nabonye kitari cyiza, ukuntu Bruce Melody atangiye kuvuga abantu bakamutera bu. Ntacyo sinagikunze, barafana ba Ben bira bintu bakoze ntago byari sawa, batuma nyine Bruce Melody arakarira Ben, yazo ngo Ben wabiteguye kandi atari we, ariko nyine abantu bateye bu de Ben nako Bruce Melody aho bari bigaye. Ninjye muntu wa mbere afashe video y'abayede bari bavuye kugikwa kubaka baje gufana The Ben, baririmba bati The Ben Tiger B, The Ben Tiger, The Ben Tiger. Ça veut dire que niba umuntu ava mu kazi ke kugikwa akaza kugufana, nibanye urwo rukundo dushaka rw'umuziki nyarwanda, byangaragarije ko umuziki nyarwanda ukunzwe, ahubwo twabuze ibitaramo biri big, twabuze gukangura abakire kugira ngo badutere inkunga, twabuze ibintu bizima nyine abantu nk'aba bafiakere bamwe bo kibazana ibintu nk'imbwi bizima pana bya bitaramo bajya batubesha bya ruburika. Uretse ko bo ubona ko muyoboke na fiakere bafite partnership ya fresh sana ngo bategura ikintu nk'iki ngiki kigende neza cyane.
ni Bruce Melody waje urinzwe uko bisanzwe na Mubi. Ku giti cyanjye Mubi yari yambaye neza bidasanzwe. Undi ndakunze n'irakoranabuhanga bazanye we na Joby Joshua n'abandi bantu bari barinze Bruce Melody bari bambaye mu matwi. Wabonaga ko nyine bateguye ari ibintu biri ku murongo kandi bifite icyo bigomba gukora. Mubi yaje twaje abandi bacunga mutekano na bodyguard benshi cyane baje kurinda Bruce Melody kugira ngo atagira ikimuhuta cyangwa se atagira umuhutaza. Janvier Kunyarwanda we yageze kure arandika ati ni Bruce Melody waje urinzwe na Mubi cyane yitwaje abasore barenga 100 bacunze umutekano wa Bruce Melody nyine. The Ben ni ikoti ryiza rya shokora, ni diredi cyane utunweri twiza twa fresh sana, nawe yaje agaragiwe na bodyguard mwiza cyane awe Yantare wari wambaye neza, navuga ko yari yateguye n'abandi bantu nka batatu bambaye mask cyangwa se ingofero zisha amasura yabo mu maso, ariko abona ko ari ibintu bibyo organize. Janvier yanditse ngo The Ben yaje arekejwe na Yantare n'abasore barenze 30. Ndetse ubwo muri 30 ari kubaramo na Joshua Jidena. Reka mbere kwa bodyguard mureka duhindabo Mubi na Yantare bamaze kugaragaza ko ari bo bounce babiri bambere dufite mu Rwanda bari discipline, bagiye ikinyabupfura kurusha abandi bose. Abandi baragifite ariko aho nyine hari n'abandi bagifite nubwo atari bose, ariko Yantare na Mubi bamajije kugaragaza ko ku kintu cyitwa discipline, ikintu cyitwa kugendera ku gihe, ikintu cyitwa kumenya kubaha abafana, kubaha itangazamakuru, kubaha abacungira umutekano bakabereka ahantu bajya guca, ni ikintu bamaze guca impaka, bamaze kwerekana ko mu Rwanda ndasimburwa. Bahageze mu bibazo by'ingenzi navuga byatambutse, ndavuga ku mujinya Bruce Melody yari afite cyangwa se uburakari yari afite ubwo yabazwaga n'umunyamakuru witwa Patrick Entertainer avuga ngo The Ben uhaye amahirwe y'ampano arigaragaza umwaka washize, ati n'uyu mwaka ugiye guha amahirwe Melody. Ati Melody yakuza gufana. Teknolojia. Patrick ni mwari kwerekana ko Melody ari umwana uri kuzamuka mu muziki imbere ya The Ben. Cyo kintu Patrick yashatse kwerekana. Ko kuvuga ngo nubwo amahirwe Melody ni agasuzuguro gakomeye Patrick yakoze aranarengera, asuzugura Melody mu buryo bugaragara, agaragaza ko of course Melody yavuze ko afana The Ben, ari no mu bantu yafanaga ataraza mu muziki, ntaho bihakanye, ako ntabwo bivuze ko ari uguha amahirwe Melody uko nawe ubwe ku giti cye yujuje arena, kuko na The Ben yayujuje inshuro nyinshi zitandukanye. Na Melody mu gusubiza yaravuze ngo menya uriya mujene azi ngo twarakoranye ahari, menya ngo twarakoranye njye nawe, ngo wagira agasanzwe nzi. Ndavuga icyo kibazo cyabajwe kizima, wenda kubyuko Melody yapostinze repete akavuga kandi ndirimbo akunda, nabwo na benda yabisariye. Melody amaze kupostinga, Melody aravuga ati go higher my brother, cyase komerezaho. Nibyo navuga by'ibibazo by'ingenzi. Reka tujye mu cyaranze press conference sasa. Ahubwo press conference yaranzwe n'amashyaka abiri cyase amatimu bita team B na team B. Team Ben
Team Bruce. Hari abantu bari hejuru bari bavuye ku gikwa nyine uko nabivuze, bari hejuru bafana The Ben cyane ku buryo no kugira ngo undi muntu avuge byumvikane byagoranaga. Hari n'abandi bari aho ngaho bafanaga nabo Melody. Ubona ko bamwe baje bari ku ruhande rwa The Ben, abandi baje bari ku ruhande rwa Melody. Hari video Giovanni yafashe igaragaza ngo abafana ba The Ben barimo barishyuza amafaranga batahawe. Kugendana nukuvuga ngo harabo ngo akanuka ngo mukumve, ni video yagiye hanze ifashwe na Giovanni ku Nyarwanda. Hari abahawe amafaranga bagombaga kurya, abayemo agatubutse se angahe sengani ngo iki urumva abo bantu rero bamwe baje bagende mu Kigali ngo baje gufana bagende mu Kigali, urukumva batazi ko ngo hari abambere baha amafaranga cyangwa se bazi ngo gufana mu Kigali, baje kwishyuza baravuga ati mwe tubazi ngo yagabanya imbere yo kwamakuza uko video ya Giovanni byerekana. Shatse kuvuga iki rero bwana Fisi, uvuga ngo hari abafana baje hariya bamwe na bamwe bishyuwe. Iyo nabyumvishe ndi inyuma ngiye. Yego, ngo hari bishyuwe ba The Ben bo kugira ngo bamwamamaze. Ibyo ntago bindeba, kuko buri muhanzi agira amayeri ye yo kugira yakubita undi amushyire hasi no kuba yamwemeza. Ni competition bari. Yego, kuba The Ben yakwishyura abafana kugira bamufane ibintu bisanzwe. Na Davido yujije BK Arena mu buryo butari ubwanyabwo, hari amatike batangiye ubuntu. Koro The Ben avanga abafana magura agafanta baza kugaragaza ibyishimo byanjye, cyo si ikibazo. Ni nko ushobora gutegura match nka Rayon Sports cyangwa APR, akaba ari invitation utanga za VIP abantu bakaza kuri invitation. Ukubyumva bivuze ngo iki rero, kuba The Ben yagura abantu uko babivuze koko ntacyo bitwaye, niba byarabaye koko tukugendana. Ahubwo ndaza ku mahano yakozwe n'umukada na Emi Kabaka. Na mahano adakwiye kubabarirwa. Fisi rero na mahano niba ndakubwira yakozwe n'umuntu witwa Kabaka ndetse n'umukada. Bagiye baharabika umuntu witwa Muyoboke. Nje nandi nakwita nk'ubugambanyi umuntu witwa Kabaka yakoze. Ku makuru numvise avuga ngo Kabaka ngo yari yishyuye kugira ngo ashakire abafana The Ben nyine baza hariye. Nyine ibyo ndagiye numva. Ariko rero baje kuba umuntu nk'uwo wahaye amafaranga cyangwa se wavuze uti nshaka kugira ngo hano huzure ari ugucuma akajya kubivuga. Byagenze gute? Umva uko byagenze. Na amafaranga bamaye mani Muyoboke yambwiye kazayama. Nari ifite nyine uko mba ndi kugenda ndeba ibintu byari byo. Ese Ben arwo amumena si umuntu wawe. None se nyine niwe wari ubahagarariye. Oya nyine urumva hajemo ikimeni cya ba Joshua, ubundi Muyoboke mu gitondo aranyandikira nyine arambwira ngo ko bamubwiye ko ari abantu ngomba kujyanayo. Ewana ngemba ni nari nzi ko abashaki yarangiye bangiye ngo wabishyure hariya kumbi waje ubazanye. Oya bahariya bona nyine ngiye nabwiye umuntu tishakira abantu bari mu mujyi bazamuke ndeba n'abandi utari kuri coding utazashyiramo utazatuma unyirukanisha. Nyine ikibazo amafaranga yo kuyahariya urumva aca kuri Muyoboke agaca kuri Joshua, nanjye nuko kuko urumva Muyoboke ari kumbwira ati ugiye menye nyine wagwana uri gukina. Basobanure kuva ku nangi. Wabyumvise? Uyu ni Kabaka wagambaniye inde Muyoboke wowe ukurikira. No kuvuga ngo Kabaka yakoze ibintu byamufungisha, kuko niba Muyoboke atakoze ibintu uko Kabaka ari marabivuga. Muyoboke afite uburenganzira bwo kujya kuri biteganya byo kuba yajya muri RIB akarega Kabaka kumuhandagaza no guharabika izina rya Muyoboke. Tukugendana bivuze ngo ari Kabaka
yagiye afata ubwo turubwo ndikura ndivuga ngo niba ko katari byo kaba kashaka gutwika. Yandagaje The Ben, yandagaza izina rya Muyoboke, yandagaza Joshua Jidena y'Kigali Protocol, anandagaza Fiacre Rega. Ko kuvuga ngo kuza ahangaha nuko Muyoboke yandikiye mu gitondo akambwira ngo shaka abantu bari buze bagatwika bakuzuza hano. Bivuze ngo ubwo yome mu cyo batabwira Kabaka nta bantu twari bubone. Bishatse kuvuga ngo Muyoboke afite uburenganzira bwose bwo kujyana muri Ribunde Kabaka kubera ko yanduje isura ye yandamuharabitse. Ariko biramutse ari byo nje nabikunda. Kwabihanirwa. No biramutse ari byo nyine Muyoboke arabwiye Kabaka gutyo. Nje nabikunda kuko dukeneye competition no mu bafana. Kufite abafana bakomera bandi bagufana bagira gute byerekana ko nyine uri kinga aho hantu. Navuga ko Muyoboke atekereza kure cyane. Ariko niba Kabaka yabeshye ngaho ndi turi kwa kangahe? Uyu munsi turi kwa gatatu. Turi kwa kabiri ryungwa nkeya. Turi kwa kabiri tariki 16 twezi kwa 12 ku isaha isa 4:4 n'amasegonda 28. Niba Kabaka yabeshye Muyoboke, Banyarwandakazi turajya gusura Kabaka kuri brigade kwa gatandatu. Muyoboke nizi yudakunda no maharabika. Niba Kabaka yamuharabitse gutya, Ntabwo biri bumugwa amahoro. tuzajya kumusura kuri station ya Ribu aho azabari. Noneho bivuge ko bari abayede be bahagaritse akazi kugira ngo bafane The Ben kuko bishyura. Kabaka we yavuze ko nyine bahagaritse akazi kujya bishyurwe. Kabaka ari babazanye ngariko Muyoboke ari bimubwiye. Ariko se koko nyiri chantier yakemera guhomba agakurikiza ibya ba The Ben na Muyoboke kandi hari kontra baba barasinye mu gutanga inzu y'abandi n'igihe bazayikorera. Biragoye ko wambwira ngo yahomba. Ntabwo yahomba. Biragoye nyine ko wambwira ngo yahomba bishatse kuba ko Kabaka bari ibintu yatangaje ari bihuha. Yego. Ariko Kabaka nafite telefone ya Muyoboke amuhamagara asaba imbabazi Ibintu bitaragera. ikiganiro bagire privé cyangwa se agenda akora ikiganiro kivuguruza ibyo yavuze arabika izina Muyoboke. Tukiri ku ibyo ngibyo rero menya ko Rando de Baba ni mwogosho wa mbere mu Rwanda umukene 078 16 07 714. Ikindi kandi menya ko Batista Rio Estate nibo bantu bagufitiye ibibanza bya fresh sana aho ushaka hose mu Rwanda no kugura inzu. Ni 078 20 52 939 Batista Rio Estate. Mourinho designer bafite abaterankunga benshi niwe muntu hano mu Rwanda ukwambika uti ndambaye meze neza rwose aha ni sawa. Nimero ni 078 12 71 880. Ikindi kandi ukamenya ko Shema Tattoo Studio n'abantu bambira gushyira tatuwaje nziza cyane ku bakobwa mufite mu kanwa h'umutuku ujya kwa Shema gahinduka umukara. Abakobwa mutagira ibitsike ujya kwa Shema gushyira ibitsike byiza. Abahungu mushaka tatuwaje gushyiraho umwana wawe umuntu ufana Shema yigushyiraho ku buntu ko ni nk'ubuntu gucumba ijana ni ubuntu muri make. We na Keve bakwita tatuwaje kavuga uti ani sawa. I press conference ya The Ben numero kinsiye rero isize numero 10 001 namba 1 mu gakino. The Ben we isize avuze ngo ntago ndi namba 1 mu gakino, ndi umwami, ndi papa, ndi sogokuru, ndi daddy, ndi onkere, ndi tantine, ndi tante. Muri make yashatse kumwereka ko atakigereranya nawe. Yego. Ariko se Melody niko abyumva buriye. Kuri Melody ni uwa mbere ku giti cye. The Ben yaka arenze kuba ngari uwa mbere. Ujye bikanaho. Rero wabonye competition bwa Melody vangaza sori ndimo na The Ben agatavangaza sori ndaba indirimbo yitwa indabo zanje. Umwe afite mu minsi 3 undi afite. Already kwa Melody yasohotse. Yarayisohotse. Yasohotse odi kuri audio platform zose. Iyi hanze yasohotse yose yitwa ibitanga yitwa Munuza Munyakazi. Kuri audio platform irahari, kuri YouTube izahagera ejo.
The Ben we yavuze ko ari muri weekend ni Mr. indabo zanjye ayibakubite. Nakunze ibi bintu. Competition ni nziza bro. Competition iryoshya ibintu. Competition bisa neza. Iyo competition hari ubona ko ibintu ari mama wararaye ibintu ari munange. N'abantu bakakomeza kubageraho cyane bareba. Yego. Nyuma y'ibi ngibi uyu munsi wa none tuvuga mu gitondo. Uwitwa Bruce Melody n'uwitwa Patrick Bibarwa cyangwa se Kitoko bari muri UR University of Rwanda Huye campus. Umva bari muri University of Rwanda Huye campus bajya kuganira n'urubyiruko cyangwa abanyeshuri biga hariya kugira ngo bare byinshi bagenda baganira ndetse n'ibyo bageraho. Wapure mutipe mani arimo arayikoreraho ariko ntuzajya aramira. Inde? Tiyotese? Tiyote. Ubwo Melody na Kitoko nyine baraho ngaho muri University of Rwanda Huye campus mu gihe The Ben kugeza kuri isaha kandi The Ben ntabwo ndi kukamushimira nakamugayiye nta post igaragaza press conference y'ejo arashyira kuri social media ze. The Ben akwiye gushaka umuntu yashinze social media ze kuko umuhanzi n'umuntu munini cyane. Vuga ngo arabyikorera. Yo ntabwo mbizi. Niba ndamufite yakwe ko yamwirukana. Arabuze afite umuntu ushinzwe social media nahita mwirukana ndi The Ben kuko nta kintu yabamaze. Uko ndibaza nabigeze uyu munsi turi ku isaha 9 ubwo iburi mu 48. Nta video nta ifoto irajya kuri kumbuga nkoranyambaga za The Ben. Abakurikira The Ben bari hanze baramenya gute ko ibintu byabaye uretse ko bireba iwacu no kwandi tukubona ma channel. Bivuze ngo The Ben akeneye umuntu mukora ama highlights akuri ya 1 to 5 am ngo harimo na Melody ifite budget so akorera highlight. The Ben akeneye kwishura amafaranga n'abana ni make cyane nawe akagira umuntu umukorera highlights akagira umuntu umukorera byinshi byo bitandukanye kugira ngo abashe kugira gute abashe ko umuntu wa danje. Ndagije ngaje ibintu nk'ibyo sinjya nsise ngo inkora ibintu byinshi cyane. Nitwa P Onika Swezi Nixi Hambaga Kataro Katabugari insoro Sashim Financial Project PZ eyo so mbrero Joboy yoda Samboy basumba Sumba Boy aka Mr Kubu Kabonyo